Muraho neza, mwongeye kwirirwa. Iyi ni SF Media TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi nateguye kubaganiriza ku nkomoko y'izina Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Iyo uvuze iri zina Kigali, umuntu wese ahita yumva umurwa mukuru w'u Rwanda, ndetse akumva umujyi w'iterambere n'isuku kurusha indi mijyi yose yo mu Rwanda. Iri zina rya Kigali ry'umurwa mukuru w'u Rwanda rikaba rikomoka ku musozi wa Kigali uzwi nka Mount Kigali hagati y'ikinyejana cya 14 kugeza mu kinyejana cya 15 ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya. Uyu murwa mukuru w'u Rwanda kuva wahangwa kugeza n'ubu wagiye wunguka bimwe na bimwe, ukongeraho ibikorwa remezo ndetse no kwaguka mu bice biwugize. Umusizi akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda, Sanzabera Jean de Dieu, yaganiriye na Kigali Today maze ayitangariza inkomoko y'iri zina Kigali. Ati ubundi uyu musozi wa Mount Kigali hari aho Bugesera uwitwa Cyilima Rugwe yahatuye ashaka kwiyenza ku mwami Soro Bihembe w'u Bugesera ngo amutere. Icyo gihe Soro Bihembe yaramurekeye, ari nacyo cyatumye nyuma yaho amwambura umugore we witwaga Nyanguge za Sagashya aramutwara, ari nawe babyaranye na Mukobanya. Akaba ari nayo mpamvu Nyanguge bamuceragaho umugani ko yari umugore w'abami babiri, kuko yari yararongoye n'umwami w'u Bugesera Soro Bihembe ndetse n'umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe. Sanzabera akomeza avuga ko nyuma yo gutanga umwami Cyilima Rugwe yasimbuwe ku ngoma n'umuhungu we Kigeli Mukobanya. Kuri iyi ngoma nibwo Abanyoro bari bafite ubwami bukomeye cyane muri aka gace. Bakoze igitero cyabo cya mbere batera u Rwanda banyuze mu bice bibiri. Abanyuze mu Ndorwa y'Uburasirazuba bageze muri ibyo bice byose naho bakoma imbere bahunguka mu Bwanacyambwe. Icyo gihe umwami waho Nkuba ya Nyabakonjo abaha inzira buhanya bagana ku ngoro y'umwami yari Intore, ahazwi nko ku Gisozi ubu. Ingoro y'umwami barayitwika, urugamba rusakirana ubwo kugeza u Rwanda rutsinze Abanyoro. Umwami Mukobanya wari ufite imitwe y'ingabo zizi kurwana yakomeje kurwara inzika ayirwarira Ubwanacyambwe, kuko bwari bwaratanze inzira bukaziha ingabo z'Abanyoro zigatera u Rwanda. Ati nuko Kigeli Mukobanya afata imiheto yambarira urugamba aragenda atera umwami w'Ubwanacyambwe witwaga Nkuba ya Nyabakonjo wari utuye mu Giporoso, aramwica. Ingoma y'Ubwanacyambwe yigarurirwa ityo. Mu gutanga izina Kigali, Mukobanya yaraje ahagarara ku gasongero k'umusozi wa Kigali aho yari yitegeye uburiza bwigaruriwe na se Cyilima Rugwe. Areba igice cya Gasabo ya kera, noneho areba umurambi w'Ubwanacyambwe wose, aho uhera muri Mount Kigali ukambuka Kicukiro ugafata Nyarugenge ugafata na Rwamagana y'Uburasirazuba. Nuko aravuga ati ye, cya gihugu ntabwo kikiri icy'imisozi 7 ahubwo noneho cyabaye Kigali. Kuva icyo gihe umusozi uhakura iryo zina witwa Kigali cy'Ubwanacyambwe. Iri zina Kigali ryavuzwe ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda ahasanga mu mwaka w'1378 kugeza mu mwaka w'1411. Ngiyi inkomoko y'izina Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Izina Kigali rikaba ribumbatiye ingingo yo kwaguka, bivuga ikintu cyagutse. Uretse kuba kuri uyu musozi wa Mount Kigali hakigaragaraho ibigabiro by'abami, ni naho haberaga umuhango wo gusabira umutima w'u Rwanda, nk'uko Sanzabera akomeza abivuga agira ati basabaga umutima w'u Rwanda bavuga bati Abanyarwanda bagira umutima, u Rwanda rugira umutima, igihugu kigire ubuhoro, kizire ubusame, kigire uburame. Kugeza ubu uyu musozi usigaye ukorerwaho ibikorwa by'ubukerarugendo, aho abantu batandukanye bajya kuhatemberera no kuharuhukira. Uyu musozi wa Mount Kigali ukora ku mirenge ya Nyamirambo, Mageragere, Kimisagara yose
yo mu karere ka Nyarugenge. Ngayo nguko amateka y'inkomoko y'umujyi wa Kigali, umurwa mukuru wa Kigali wabaye kirangirana muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ukivuga u Rwanda bahita bumva umurwa mukuru wa Kigali, urangwamo isuku, umutekano ndetse ukarangwamo n'abantu basirimutse cyane. Jye nari Kubwimana Jean Claude, iyi yari SF Media TV. nk'ibisanzwe wakora subscribe, like na share niba ukunda amateka koko. Amateka nagahere, ndabakunda.